Nshuti za TV7 mwaramutse twizera neza ko mwaramutse neza mumeze neza mwatangiye weekend neza. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro Our Health Our Life, amagara yacu ubuzima bwacu. Ngiye ubagezaho kino kiganiro ni Ndize Giselle. Muri kino gihe hari imvura nyinshi, hari ibiza byinshi, twakwibaza ngo ku buzima bw'umuntu ho bigira ingaruka zimeze gute. Niyo mpamvu tugiye kuganira uyu munsi ku nsanganyamatsiko dufite imihindagurikire y'ikirere bigira ingaruka zihe ku buzima bwa muntu. Niyo mpamvu rero uyu munsi tutari twenyine, dufite abatumirwa batandukanye bavuye ahantu hatandukanye. Turi kumwe na Twahirwa Antoine ushinzwe iteganyagihe nuko rishyirwa mu bikorwa uturutse muri Meteo Rwanda. Turi kumwe na Alphonsine Mukamunana ushinzwe ubuzima bushingiye ku bidukikije uturutse muri Minisiteri y'Ubuzima. Turabakiriye muri kino kiganiro. Murakoze. Duhereye kuri Antoine, twakwibaza ngo ubundi abantu benshi baribaza iki kirere tuzi cyangwa tubona kirimo iki, cyangwa iyo tuvuze ikirere ubundi tuba dushaka kuvuga iki? Iyo tuvuze ikirere tuba dushatse kuvuga ibirimo byose bitandukanye bituruka kuri izo mpinduka z'ikirere. Ikirere rero buriya kigiramo ibintu byinshi. Hatwe dukurikirana impinduka z'ikirere umunsi ku munsi. Usanga ikirere kiba gifitemo umuyaga, kiba gifitemo ibicu, kiba gifitemo rimwe na rimwe n'iyo mvura ituruka muri bya bicu. Ubwo rero ibyo byose biturutse ku kirere bigira ingaruka zitandukanye ku muntu no ku bikorwa by'umuntu. Ubwo rero icyo dukora twebwe dukurikirana izo mpinduka ukuntu ziteye, noneho tukazimenyesha abantu mbere y'igihe kugira ngo bafate ingamba za mpinduka z'ikirere zitabahungabanyiriza ubuzima cyangwa zidahungabanya umutungo wabo. Ubwo rero ahanini inshingano yacu no kugira ngo dukurikirane izo mpinduka, turebe ukuntu giteye, noneho ducunga umutekano wacyo. Mu yandi magambo twavuga yuko dushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu, ariko noneho kugira ngo impinduka z'ikirere uko zimeze kose zitabagiraho ingaruka. Murakoze cyane. Tugiye kuri Madame Alphonsine ushinzwe ubuzima bushingiye ku bidukikije, muri iyi minsi urabona ubuzima bw'ibidukikije buhagaze gute? Murakoze. Ngira ngo nk'uko bigaragara ko habayeho imihindagurikire y'ikirere. Imihindagurikire rero y'ikirere iyo ibayeho igira ingaruka n'ubundi ku buzima bw'abantu. Ahangaha aho bikunda no kugaragara ko hari ubuzima bw'abantu bwagiye buhitanwa n'iyo mihindagurikire y'ikirere. Usibye wenda ubundi usibye ku buzima bw'abantu, ibindi bidukikije byo bihagaze gute? Iyo habayeho imihindagurikire y'ikirere ntago bitoranye ngo bivuga ngo turibanda ku bantu, no mu bidukikije bigeramo. Aho uzasanga habayeho nk'inkangu, ukajya ukumva imihanda yatengutse. Ngira ngo no muri iri joro hari uwatengutse wa Karongi, nahoze mbibona bigenda ku ma WhatsApp. Ukajya kumva imyaka mu murima yatwawe. Icyo gihe bikagira ingaruka, bigateza inzara abaturage, ya mirire mibi tujya tuvuga ngo twarwanya. Aho ngaho naho ihita ibona irembo. Ikindi ku buzima, iyo habayeho imihindagurire y'ikirere habaho no kwiyongera kw'indwara zimwe na zimwe. Harimo iz'ibyorezo, indwara ziterwa n'udukoko, ndetse ahangaha navuga ko hazamo n'indwara zitandura. Genda mbaye ariko mbivuga, ni ukuvuga iyo habayeho kuba abantu batakaza ubuzima, hakabaho abantu bakora impanuka, ziriya nazo ni izindi ndwara ziba ziyongereye zaturutse ku mpanuka. Ngira ngo abadukurikiranye barimo baribaza ngo kubera iki muri uyu mwaka, cyangwa se twese turabizi ko turi mu gihe cy'imvura, ariko uyu mwaka hagaragaye imvura idasanzwe, hagaragara ingaruka nyinshi, ubona byaratewe n'iki? Nibyo ko hagaragaye ibintu bidasanzwe. Imvura twavuga yuko yabaye nyinshi, ariko ntabwo iruta ibindi bihe byo twagiye tugira bitandukanye. Impamvu nyamukuru bisa nkaho byagize ubukana byiyongereye ni kubera yuko hari igihembwe cy'imvura cyo kuva mu kwa 9 kugeza mu kwa 12 icyo twagushije imvura. Noneho hagati aho ngaho kuva mu kwa 12 kugeza mu kwa kabiri, ubundi ni ibihe dushyigiramo akazuba tudakunze kugusha imvura.
noneho iyo tugize ibyo bihe by'izuba, iyo imvura itangiye mu kwa gatatu usanga noneho isanga ubutaka bukakaye, noneho ya mazi aguye y'imvura agahita yinjira mu butaka. Ariko ubu ngubu siko byabaye. Ubu ngubu kuva mu kwa 9 kugeza ubu imvura ntabwo yigeze ihagarara. Ni ukuvuga yuko ubutaka bwasomye bihagije ku buryo amazi aguyeho ku butaka ubu ngubu noneho atemba atakinjira mu butaka, bigatuma rero ya mazi agenda hejuru y'ubutaka agira ibyo ahungabanya byinshi. Harimo guhungabanya ubuzima bw'abantu, harimo no guhungabanya umutungo w'abantu. Rero nicyo kintu kigaragara cyane, kuko nk'ubu ngubu iyo ugiye kureba nk'ibipimo dufite mu kwa gatatu nibwo imvura yaguye nyinshi, ariko ingaruka nyinshi turazibona muri uku kwa 4. Kubera iki? Nta mazi akinjira mu butaka, aje yose ahita atemba agahitana ibyo asanze byose. Rero ibindi bihe byashize twagiye tugira imvura, ariko wasangaga bya bihe nk'uko byagiye bihinduka, tugiramo izuba tukagiramo n'ibihe by'imvura, bigatuma noneho ya mazi ataba menshi atemba hejuru y'ubutaka. Murumva ko ni ibihe abanyarwanda duciyemo kandi bitatworoheye. Tugiye noneho ku buzima, turimo turibaza ngo muri kino gihe ko ubuzima cyane cyane hari ibiza, harimo bitubwiye, harimo haragaragara ibyorezo, kubera ko icyo gihe haza n'umwanda mwinshi. Ni iki murimo murakora mu gihe nk'iki ngiki? Iyo habayeho rero ibihe by'ibiza nk'uku nguku, Minisiteri y'Ubuzima tuba twiteguye. Ni ukuvuga inzego zacu zubatse kugera ku rwego rw'akagari uyu munsi hamwe na hamwe, aho dufiteho ibyo bita health post, ariko yenda tugarukiye nko ku rwego yenda rw'akarere cyangwa rw'ibitaro by'akarere cyangwa se rw'ibigo nderabuzima. Ni ukuvuga tuba dufiteyo abakozi hariya, dufiteyo ibikoresho. Wenda ngiye kubivuga ni ukuvuga ngo twiteguye mu buryo imodoka ziriya z'ubutabazi za ambulance zishobora kubonekera ku gihe. Abakozi barazi ibihe turimo, nabo batanga ubutabazi bwihuse. Imiti yo ntago navuga ngo nayo iraboneka ku gihe. Ni ukuvuga ngo ahabaye inkangu, ahabaye icyo kiza runaka, yaba ari amazi atwaye abantu, yaba ari umusozi ukundutse, zaba ari imodoka ziheze mu nzira, hari uburyo bafatanya. Tuvuge nabi imodoka yenda ambulance yari ijyanye umubyeyi yenda ku bitaro bya Kigeme n'urugero, ariko yagera mu nzira yenda ivuye Huye igasanga umuhanda uracitse. Hari uburyo abayobozi b'ibitaro bakorana ku buryo bwihuse, imodoka igasanganira indi mu nzira, hahandi umuhanda wacikiye wa muntu bakaba babasha kumwambutsa akabona ubutabazi bwihuse. Ikindi navuga nk'uko wari ubivuzeho, iyo hariho ibiza nk'uku, hari aho amazi agenda, hari aho imyanda yo mu bwiherero usanga yivanze n'amazi yo kunywa. Icyo gihe nabwo hari uburyo dufatanije n'inzego z'ibanze bahita batanga serivisi zihuse, cyane cyane harimo izo kwigisha abantu uburyo bakagombye kunywa amazi bamaze gusukura, hagatangwa ya masiro, abaturage bakabigisha isuku. Ngira ngo na Midimare ya Minisiteri ishinzwe ibiza nayo ibiri aho ngaho igatanga iby'ibanze ku buryo ubona abaturage bashobora kongera gusubira mu buzima. Muri make ugiye kureba yenda nko muri Minisiteri y'Ubuzima dutanga ubutabazi yenda burimo uburyo bubiri. Hari ukubona ibyo bikoresho, hari imodoka z'imbangukiragutabara by'ibanze n'abakozi n'ibikoresho byo kwa muganga, harimo n'imiti. Hakaza noneho n'ubwo bufasha bujyanye no gukangurira abaturage kugira isuku, ibikorwa by'isukura muri cya gihe nyine kikiza, kugira ngo tubashe kwirinda ko habaho za ngaruka z'ibyorezo bishobora kwiyongera kubera amazi ibyivanze n'amazi yo kunywa abaturage bakoreshaga, imyanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izo serivisi zose turazitanga kugira ngo abaturage babashe gusubira mu buzima busanzwe. Hanyuma tugarutse kuri Antoine muri Meteo Rwanda, ariko abantu benshi bajya bakunda kwibaza kuri ariya makuru muduha, bakavuga ati ko numva ko tubona muduha amakuru ariko tukabona sibyo bibaye. Ngira ngo wabanza ukatubwira ubundi kiriya kigo gikora gute, imikorere yacyo imeze ite? Ikigo ukuntu gikora, inshingano zacyo nyamukuru
ni ugushyiraho ubupimiro hirya no hino mu gihugu kugira ngo dushobore gukurikirana impinduka z'ikirere ukuntu ziteye. Noneho ubwo bupimiro twabushyiraho bukaduha ibipimo, bwamara kuduha ibipimo akaba ari byo dusesengura kugira ngo tuvanemo ya makuru dutangariza abagenerwabikorwa batandukanye. Ayo makuru rero ntabwo twibanda ku y'iwacu gusa, twibanda no ku makuru yo mu karere no hirya no hino ku isi, kuko murabizi yuko ikirere nta mupaka. Ibintu bishobora kuva kure cyane bikaza bikatugiraho ingaruka. Ubwo rero inshingano nyamukuru ni ugusesengura izo mpinduka z'ikirere ko zaba ziteye kose, tukazigeza ku bagenerwabikorwa batandukanye, noneho bakabishyira muri gahunda mu igenamigambi ryabo baba bakora. Inzego zitandukanye zaba iza leta, zaba ari iz'abikorera, niyo yaba ari umuntu ku giti cye, nawe tukamugezaho ayo makuru akayakoresha nk'uko bikwiye. Ubwo rero icyo dukora ni ukugira ngo dukurikiranire hafi buri kimwe cyose izo mpinduka, haba ku manywa haba nijoro, yuko ntabwo tuzi impinduka igihe zizazira. Byabaye ngombwa yuko dukora amasaha 24, tugakora amanywa nijoro, ntabwo tuzi igihe kizazira, ntabwo tuzi umuyaga ufite ubukana cyangwa imvura ifite ubukana igihe izazira. Ubwo ni uguhora turi maso tukareba izo mpinduka ziraturuka he, umuyaga uvuye he, urerekeza he, uzanye ibiki, uragira ngaruka ki, noneho tugatangaza ayo makuru ku bagenerwabikorwa batandukanye. Hanyuma rero tujyanye tuvuze kuri icyo cyizere cy'ayo makuru. Amakuru urumva aho tuyakomora ni ku bipimo bitandukanye byo tuba dufite. Iyo rero tuyatangaje, buriya dufite amakuru y'ibyiciro bitandukanye, niko nabivuga. Hari icyiciro kigufiya, icyiciro kiringaniye n'icyiciro kirekire. Icyiciro kigufiya kiva ku munota umwe kikagera ku masaha 72, ubwo ni ukuvuga ku minsi 3. Icyiciro kiringaniye no kuva ku minsi 3 kikagera ku minsi 10. Icyiciro kirekire no kuva ku minsi 10 kikagera ku minsi 90. Urumva ibyo byiciro byose, tuvuga nk'icyiciro kigufiya dutangamo iteganyagihe ry'iminota mikeya, iry'amasaha, tuvuge ushatse iminota 30 turayiguha, iyo ushatse isaha turayiguha, iyo ushatse amasaha 6 turayaguha, 12, 28 kuzageza ku masaha 72. Yuko hari abantu bakora ibikorwa bitandukanye muri ayo masaha biba bikenera izo mpinduka z'ikirere, tukabiguha rero. Mu cyiciro kigufiya ni ukuva kuri ya minsi 3, urumva dutanga iteganyagihe ry'iminsi 3 turisohoka buri munsi, tugatanga iry'iminsi 5 naryo risohoka buri munsi. Ubwo tuvuge nk'iry'iminsi 5, tuvuga guhera uyu munsi iminsi 5 iri imbere bizaba biteye gute. N'ejo tugakora amakuru yunganira yandi twatanze ejo hashize, azavuga izo mpinduka noneho zigaragara wenda zitagaragaye muri cya cyegeranyo twasohoye ejo. Ubwo buri munsi niko tugenda dusohora icyo cyegeranyo cy'iminsi 5. Tugasohora nanone icyegeranyo cy'iminsi 10, ni ukuvuga buri minsi 10 kwishize, ni ukuvuga kuva itariki ya mbere kugeza itariki 10. Tuvanamo akanyamakuru kerekana ese iminsi 10 yahise yari iteye ite. Iminsi 10 mu gihe kirambye dukora impuzandengo y'imyaka irenze 30. Ese byari biteye gute? Iminsi 10 iri imbere izaba biteye gute? Noneho tugaha abantu izo ngero zose zitandukanye, noneho agahita abona icyo agiye gukora, niba ashobora kugikora nta nzitizi ahuye nazo. Noneho twajya ku cyiciro kirekire, dufitemo iteganyagihe ry'ukwezi. Buri ukwezi ko gutangiye dutanga amakuru y'ukuntu ukwezi kuri imbere kuzaba kumeze. Nabyo dukora isesengura tukareba mu kwezi kwashize byari biteye gute, ese mu kwezi tugiye kwinjiramo bimeze gute. Noneho ukagereranya, ugaha umuntu amakuru ukuntu mu kwezi bizaba biteye, noneho agakora nta nzitizi afite. Tukongera tugasohoramo icyegeranyo nanone cy'amezi 3 ari imbere ko azaba ateye. Iki cyegeranyo rero gikunze kwiyambazwa n'abahinzi borozi n'abantu bakora ibikorwa birambye by'iminsi myinshi. Noneho iyo ubonye ibyo byegeranyo byose, ni nacyo dushishikariza abantu batandukanye. Turakubwira tuti niba tuguhaye icyegeranyo cy'amezi 3, reka kugifata nk'ihamwe, ibihe birahinduka. Fata ibyo bindi byegeranyo by'ibyiciro bitandukanye, igihe kigufiya, igihe kiringaniye n'igihe kirekire, yuko iyo tubisohoye biza byunganira cya kindi twatanze mbere, kugira ngo za mpinduka zagaragaye nyuma yuko twaguhaye cya cyegeranyo byibuze nazo zishobore kugaragara muri
muri ayo makuru tuguhaye. Ibyo rero turabikora kandi noneho tugakurikirana tukagenda tukareba se ryateganyagihe twatanze ryabaye iryabaye, inzitizi yabayemo niba ritabaye ni iyihe. Noneho aho havukamo ikintu cy'ubushakashatsi, hakavukamo ikintu cyo gukosora amakosa wenda ashobora kuba arimo, noneho tukarebera hamwe ese ibyo twakoze biri ku kihe kigereranyo, tugakora impuzandengo y'ukuntu ibyo twatanze ari ukuri. Mu byo dutanga rero dusanga ukuri kurimo by'ibyo dutangaza kuri hejuru ya 85%, tugasanga 85% ishobora kuba yaguha igishushanyo mbonera cy'ukuntu wakora ibintu byawe nta nzitizi, udafite impungenge nyinshi. Ubwo rero izo ngaruka ziturutse ku kirere, izo mpinduka, dushishikariza abantu yuko bajya batwegera cyangwa ukatubwira umuyoboro ukoroheye kugira ngo bya byiciro by'amakuru byose tuzajye tubikugezaho ku buryo za mpinduka zigaragaye nawe ushobora kuzibona ntizihungabanye ibikorwa byawe bitandukanye. Ahubwo twahita twibaza ngo ni ubuhe buryo mwebwe mukoresha kugira ngo koko ayo makuru abashe kugera kuri buri wese ndetse na muturage wo hasi w'umuhinzi abashe kuba yamugeraho? Uburyo ni bwinshi, tugenda dushyiraho uburyo butandukanye. Bumwe mu buryo bwo dukoresha ni nk'ubu bwo gutanga ibiganiro. Ni umugisha kuba mwadufashije mukaduha kino kiganiro kugira ngo tuganirize abantu benshi baba babakurikirana, ariko usibye namwe n'abandi andi mateleviziyo tujya dutanga ibiganiro bitandukanye. Hari ibiganiro tunyuza cyangwa amakuru tunyuza kuri televiziyo na radiyo, cyane RBA ndayishima yuko ijya idufasha kunyuzaho ayo makuru kugira ngo tuyatangarize abanyarwanda batandukanye. Ubwo urumva hari amaradiyo, hari amateleviziyo ayikorera atandukanye, tugerageza kubaganiriza kugira ngo turebe yuko batunyurizaho aya makuru agere kuri benshi bishoboka. Dufite n'indi miyoboro, dufite umuyoboro wa SMS, ubutumwa bugufi twohereza ku bantu ubu ngubu bageze hafi bari hejuru y'ibihumbi 6,000 mu gihugu hose. Twibanze ku buyobozi bw'ibanze n'abandi bakora ibindi bikorwa bitandukanye, tuvuge nk'abo mu biza, abakora ibikorwa by'ubuhinzi, tugenda tugira abo bantu tugenda twohereza ubutumwa. Twashyizeho za mbuga nkoranyambaga, buri karere gafite urubuga rwako nkoranyambaga, social media. Amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, n'izo nzego zihariye bwite zifite ibikorwa bitandukanye nka Midimari nayo ifite urubuga rwayo, Agriculture nayo ifite urubuga rwayo. Dufite nanone umuyoboro ntishyurwa uhamagarwa n'umurongo wa MTN 6080. Umuntu wese utunze telefone ya MTN ashobora guhamagara haba ku manywa haba nijoro tukamuha amakuru. Abafite ama email turabohereza, hari urubuga rwa serivisi y'ikigo website nabo ho bajyaho bakabona ayo makuru. Dufite abafatanyabikorwa hirya no hino mu gihugu, dufite abakozi hirya no hino mu gihugu abari ku bupimiro bwacu, abo tubahaye amakuru bakayatangariza ababegereye cyangwa babagana. Dufite abafatanyabikorwa batandukanye, urumva nk'izo nzego za Minagri zo dukorana hafi nazo, za Midimare, baba bafite ababahagarariye mu gihugu hose kuva ku rwego rwo hasi kugera hejuru. Abo bose turakorana. Aya makuru rero baba bayafite, bashobora kuyabona bakayageza kuri benshi bishoboka. Ariko rero haracyarimo ikibazo cy'uko wa muturage wo hasi ugirwaho n'ingaruka ziturutse ku mihindagurikire y'ikirere cyane, ntabwo byari byanoga neza ngo tumugereho. Tugenda dukoresha amanama hirya no hino, cyane twibanda ku makoperative y'abahinzi, ariko turashaka kugera kuri munyarwanda wese, byibuze miliyoni, sinzi niba ubu ngubu tugeze kuri 13, buri muntu wese akazajya abona amakuru bitamugoye, binashobotse nta n'ikiguzi atanze. Oya, byo ni ngombwa ko cyane cyane wa muturage wo hasi aba ari n'umuhinzi we, abafite amatungo, ni nawe bigiraho ingaruka cyane. Inkangu zikabagwira, ibiza bikaza kwabana bagize ibibazo, bamwe bakanahasiga n'ubuzima. Ariko reka tubaze Minisante, iyo habaye kiriya gikorwa cyane cyane nk'inkangu zikagwa, benshi bakasiga ubuzima, abandi bagakomereka, niki kintu kibanze mu bakorera kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kubungwabungwa, dore ko benshi banahasiga n'ubuzima? Murakoze. Kuvuga iyo habayeho icyo kiza gishobora gutuma abaturage bahasiga ubuzima,
ikintu cya mbere nk'uko nigeze kubivuga no kubaha ubuvuzi bw'ibanze ndetse na bwa butabazi bw'ibanze nahoze mvuga. Wenda nta gucira muri uvuga muri icyo gihe umuturage anavuzwa gute, ese icyo gihe ni leta ibyishingira, biba bimeze gute? Ku kijyanye no kumuvuza, murazi ko hariho gahunda y'uko buri muturage wese agira mituweli. Abenshi muri bo baba bazifite, baba bafite bwa bwishingizi. Icyo gihe bakoresha ubwishingizi umuturage yari asanzwe afite. Ariko iyo habayeho nuko atanafite mituweli, umuturage aravuzwa akabanza akabona bwa buvuzi yari akeneye muri icyo gihe cyihuta. Noneho ibyo Minisiteri y'Ubuzima bakazasigara babiganiraho n'akarere iyo ari umuturage utari ufite ubwishingizi runaka. Iyo bigeze igihe noneho cyuko ashobora kuba yatakaza ubuzima, aho bigenda gute? Iyo bigeze aho gutakaza ubuzima, abaganga bakora icyo bagomba gukora, ariko iyo ari umuntu n'ubundi ugomba kwitaba Imana, yakomeretse byatewe n'uko inkangu yenda cyangwa se icyo kiza kindi cyaje gifite ubukana, nyine umuryango urashyingura kugira ngo ntago tuzura dutanga ubuvuzi ku muntu nibura ubona ushobora kuba yakira koroherwa, ariko uwitabye Imana nyine ubwo ngira ngo igikurikiraho tugarutse nanone ku makuru, turagira ngo noneho ni ikihe cyizere mushaka kutubwira, cyangwa se ni ayahe makuru mushaka kutubwira y'igihe kiri imbere, uko tuzaba twifashe mu kirere cy'u Rwanda? Ikirere cy'u Rwanda turacyafitemo imvura. Turacyafitemo imvura. Ko numva bitoroshye. Turacyafitemo imvura nyinshi. Ikigaragara hariho aho ishobora kuzaba nyinshi kiyongera kurusha ahandi, hariho naho izaba iguringaniye ariko igaragaza ko izagabanuka ikaba nkeya cyane. Rero mu turere tw'amajyaruguru, iburengerazuba n'iburengerazuba bw'amajyepfo, aho niho hagaragaramo yuko tuzaba dufite imvura iziyongera kugeza mu mpera z'ukwa gatanu, nibwo tubona iyi mvura izaba itangiye kugabanuka. Rero hirya no hino mu gihugu turacyahafite imvura, abantu be kwirara bakora ibishoboka byose kugira ngo tuyibyaze umusaruro niba binashoboka, cyangwa ye kuduteza ingaruka zitandukanye. Reka byibuze ibi bihe, iki gihe dusigaje cy'imvura, turebe yuko twagira icyo dukora gifatika kiduteza imbere. Muri iyi minsi kubera abantu birirwa baca kuri ya Nyabarongo bakayibona, bakavuga ngo igihe cy'izuba cyangwa igihe cy'iki nikigera iriya Nyabarongo ngo nibo izuzura. Benshi bakibaza ngo se ubundi ishobora kuzura ari mu gihe cy'izuba cyangwa se ari mu gihe cy'iki? Ngira ngo wenda aho ngaho wabidusobanurira. Ntabwo yakuzura mu gihe cy'iki, nawe urabyumva. Nyabarongo kugira ngo yuzure ni amazi aturuka ku mvura. Mu gihe cy'iki imvura ibitagwa, ubwo urumva rero ntiyakuzura mu gihe cy'iki, ahubwo twayitega kuzura mu gihe cy'imvura. Rero mu gihe cy'imvura nibwo izuzura, mu gihe cy'iki ahubwo amazi azakama agabanuke. Ese ko noneho ubutaka ubu ngubu bwose bwaranyweye, koko murabona ko n'ibishanga byinshi biruzuye, n'iki muri guteganya kuba mwakora mu gihe nk'iki ngiki? Icyo teganya kuba twakora, urumva ntabwo dukora twenyine, dukorana n'inzego zitandukanye. Abashinzwe biriya bishanga cyane abakoreramo iby'ubuhinzi, urumva tugira inama inzego zibashinzwe, noneho nabo bagafata iyibanze kugira ngo byibuze ababikoreramo ku kazi gatandukanye bashobore kuba babafasha kugira ngo be kugira ingaruka zitandukanye. Tugarutse ku buzima, wenda igihe cy'imvura kirarangiye ariko ya myanda iracyahari, ya mazi yivanze n'imyanda, byabizi biretse biracyahari. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe hazagaragara indwara z'umwanda, hazagaragara za malariya. N'iki murimo murateganya muri icyo gihe? Icyo duteganya, ngira ngo bitangirana mbere, ntabwo ari na nyuma gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo iyo hariho nk'ibyo biza byabaye bigasiga ya myanda nk'uko uyivuga, hakoreshwa uburyo bwihuse hamwe n'inzego z'akarere, kugira ngo nababwiye ko urwego rw'ubuzima rwubatse kugera ku rwego rw'akarere, aho dufite n'ishami rishinzwe ubuzima mu karere, dukorana ku buryo bwihuse, noneho bakareba uburyo bya bintu byakorwaho ku buryo n'ubundi bwihuse. Hari ingaruka rero bisiga, ngira ngo iyo habayeho ikiza nk'uku habaho kwiyongera k'udukoko dutera indwara. Muri two harimo n'imibu itera malariya, kubera ko urabizi ko
imibu itera malariya yororokera n'ubundi ahantu hari amazi aretse, hantu hari za njyo zaretsemo amazi, hantu hari bya bihuru, hantu nyine ubona ko hatari isuku. Dukangurira abaturage kugira isuku y'aho batuye ndetse n'ahabakikije muri rusange. Uretse icyo harimo na gahunda zo gutera imiti, aho mu turere cyane cyane tuzahazwa na malariya bakunda gutera imiti haba mu mazu. Ubu ngira ngo turi no gutegura uburyo hazajya haterwa imiti hanze y'amazu yica ya mibu itera malariya, ariko hakomezwa n'ubundi gukora n'ubukangurambaga mu kurwanya wenda imibu itera malariya, mu kurwanya twa dukoko twose dushobora kuba twaza nyuma y'uko havuyeho ikiza runaka. Murakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiranye murimo murabyumva uburyo muri kino gihe tugomba kwitwara ndetse no kwirinda, dore ko banatubwiye ko imvura iracyakomeje kugera mu mpera z'ukwa gatanu, hanyuma tukamenya uburyo tubyitwaramo kandi tugira n'isuku kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kubungwabungwa. Twakongera tukibaza ngo mu gihe nk'iki ngiki cy'imvura, usibye wenda ku buzima bw'umuntu mu kazi ka buri munsi, ni izihe ngaruka bigira mu kazi ka buri munsi, imibereho y'umuntu? Imibereho y'umuntu urumva nk'iyo mu gitondo uramutse ugiye ku kazi imvura ikagwa ibigukerereje, ugasanga ka kazi bari gukora ntabwo ugakora neza nk'uko bikwiye. Hariho n'abantu bagira indwara zitandukanye, usanga niba atiteguye wenda kwifubika ugasanga bishobora guhungabanya ubuzima bwe. Ubu rero urumva mu mibereho y'umuntu ugomba byibuze kubona no makuru kugira ngo nawe witegure neza, umenye imyitwarire, umenye ukuntu ukora, umenye gahunda zose z'ubuzima bwawe ukuntu ziri buze kugenda neza nk'uko ubyifuza. Tugarutse ku buzima, hari cyane cyane nk'ubu ngubu abana benshi usanga basiba n'ishuri kubera ko barwara indwara zijyanye n'ubuhumekero, ama asima, inkorora idashira. Muri iyi minsi nk'abaganga cyangwa se nk'abashinzwe ubuzima, cyane cyane nk'abantu wenda bafite ikibazo nk'icyo ngicyo cy'indwara z'ubuhumekero, n'iki murimo murabafasha by'umwihariko, dore ko hari igihe n'umuntu arwara indwara kumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko watubwiye ngo mu gihe cy'ibiza haba harimo n'udukoko, haba harimo n'indwara zigiye zitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga zize zifite n'ubukana. Nk'uko nabivuzeho, ubukangurambaga n'ubundi ntibuhagarara. Mu gihe nk'iki ngiki usanga bashishikariza ababyeyi, urabizi ko hari dufite abajyanama b'ubuzima ku rwego rw'umudugudu, uburyo bajya bafubika abana babandi bakunda kugerwaho na za ngaruka z'ubukonje, bakaba barwara indwara z'imyanya y'ubuhumekero. Uretse icyo, iyo abona byanze, yafubitse byanze, yakoze ibishoboka byanze, ubundi tumugira inama ko yihutira kujya kwa muganga. Iyo ageze kwa muganga rero baramusuzuma bakareba uburwayi afite, basanga ari ibiterwa n'icyo gihe nyine cy'uko ikirere cyahindutse, bamuha ubufasha, bamuha imiti yo kumufasha, ariko bakamugira n'inama y'icyo yakagombye kujya akora. Ngira ngo nk'uko wari ubivuzeho, n'ubundi indwara z'imyanya y'ubuhumekero nazo ni zimwe ziyongera bitewe n'uko habayeho imihindagurire y'ikirere. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima bw'ibidukikije, dore ko n'ubundi watubwiye ati iyo habaye imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije birangirika, ugasanga na wa mwuka duhumeka ubaye mukeya. Akenshi banatubwira ko yuko iyo umuntu arwaye ya ndwara nk'iza asima cyangwa iz'inkorora, afite ubundi buryo abaganga bamugiramo inama kugira ngo twa dukoko tutarushaho kugenda twandura mu bandi. Ngira ngo imihindagurikire y'ikirere ku bidukikije ni ikintu kinini cyane kandi gifata inzego za leta nyinshi zitandukanye. Akaba ari muri urwo rwego rero leta yatekereje hajyaho itsinda rigizwe n'inzego zitandukanye zigomba kureba uburyo zashyiraho ingamba muri ibi bihe by'ibiza. Buri minisiteri ikagira ikintu ikora mu byo ishinzwe cyangwa mu biyireba. Ndibuka no mu cyumweru gishize twari twahuye nk'iryo tsinda, ngira ngo meteo nabo barimo,
hakazamo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije, minisiteri y'ibidukikije, aho usanga minisiteri y'ibikorwa remezo nayo izamo, minisiteri y'ubuhinzi, aho buri muntu wese avuga ngo mu gihe nk'iki habayeho imihindagurikire y'ikirere, twebwe mu buhinzi duteganya gukora iki n'iki. Kuko ngira ngo nigeze kubivugaho nkavuga ngo ntago iyo habayeho ikiza cyangwa se habayeho ibyo bintu bindi bishobora kuza guhungabanya ubuzima bw'abanyarwanda, ntabwo ari ukuvuga ngo icyo gihe ni minisiteri imwe bireba gusa, tuvugenda minisiteri y'ubuzima. Minisiteri y'ubuhinzi uko bizagenda kose yakagombye kugira ingamba ishyira mu buryo kugira ngo nayo ibashe kuvuga ngo naba habayeho wenda umwuzure n'urugero, imyaka y'abaturage mu mirimo izagenda, nigenda nyuma yaho hazakurikiraho inzara, ya nzara izatera ko abana bagwa mu migwingire. Nguhe nk'urugero, wenda nka minisiteri ifite amazi mu nshingano, ishinzwe ibijyanye no gucunga amazi, icyo gihe nayo y'amazi twari dufite nayo azahinduka umwanda. Kubera iki? Kubera ko habaye ikiza runaka. Kimwe nk'uko hari inyubako zimwe na zimwe zishobora gusenyuka, icyo gihe minisiteri y'ibikorwa remezo nayo iraza ikavuga ngo mu gihe twebwe ingamba twakagombye gushyiraho ni izijyanye wenda no kuvana abaturage wenda mu manegeka n'urugero, kugira ngo muri cya gihe cy'ibiza cyangwa se muri cya gihe habayeho ikintu runaka gitunguranye abaturage bitazabagiraho ingaruka. Nkumva rero iyi gikorwa nk'uko wari ubimbajije, hakorwa ibintu byinshi nubwo wenda bitera bitateguje. Ikiza urabizi, ikiza biterwa n'ubwoko bwabyo, kuko hariho ibyizana cyangwa se hakabaho mu ndimi z'amahanga bavuga ko hari ibiri naturel cyangwa se ibindi biri artificial, ariko nk'ikiri naturel ntago wabasha kugikumira, ni ikiza nyine kiza gutya. Nkumva rero iryo tsinda rirahari kandi rikora ku buryo bwuzuzanya kugira ngo tubashe kuba twakumira, nko muri minisiteri y'ubuzima nk'ibyo dufite mu bikorwa harimo kuba twakumira izo ndwara z'ibyorezo, harimo za kolera, harimo za macinya. Mu gihe habayeho icyo kiza hakazaho kureba uburyo twakumira utwo dukoko, hafatwa ingamba, n'abari imiti bazatera, n'abari ubundi bukangurambaga buzakenerwa, hakazaho kugira ibyo bikoresho bihagije kugira ngo mwakoze ibishoboka byose, ariko n'ubundi bikanga cya kiza kikaza, ubutabazi bwaboneka gute, ku buhe buryo bwihuse. Ngira ngo ni ibintu rwose ubona bifata muri secteurs zitandukanye, ku buryo hari ikirimo gikorwa. Ntabwo navuga ngo turicaye ngo tubone ikiza kiraje gihitanye ubuzima bw'abaturage, kuko icyo dukorera twese ni umuturage. Nubwo ubona dufite inzego zitandukanye, ariko ipfundo umuturage niwe urimo hagati ya buri serivisi zose, niwe dukorera ugiye kureba muri rusange. Birumvikana ko iki kibazo ntabwo kireba ubuzima nka minisante gusa, cyangwa kirebe Meteo Rwanda gusa, cyangwa ngo kirebe Midimari gusa. Ni ikibazo kireba buri munyarwanda wese, uburyo agomba kugira uruhare kugira ngo ubuzima bwe burusheho kubungwabungwa kandi arusheho kuba yatera imbere. Noneho turagira ngo tubwire muri Meteo, mu myaka wenda nk'itanu iri imbere cyangwa 10, niki murimo muratubwira by'umwihariko? Cyane cyane hari nk'abantu baba bafite amaproje cyangwa se uburyo baba barateganyije, uburyo bashaka guhinga, uburyo bumva bafite amafamu, bumva bashaka kuzagira umusaruro mu gihe runaka, ariko rimwe na rimwe ukabona umusaruro bifuza kugeraho ntabwo bikunze bitewe n'impindagurikire y'ikirere. Ese iyo urebye nko mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10, ubona ikirere cy'u Rwanda, imvura cyangwa se kizaba kifashe gute? Imvura izaba ari nyinshi cyane, izaba yagabanutse, bizaba bimeze gute? Ugira ngo cyane cyane nkamwe mwenyereye kureba ayo makuru. Nibyo ko mu byo tureba impinduka z'igihe kigufiya n'iz'igihe kirambye. Izo z'igihe kirambye rero ahanini ubu twijiye mu bihe by'impinduka z'ikirere mu gihe kirambye, arizo muri rwa rurimi rw'amahanga rw'icyongereza bita climate change. Climate change rero yugarije isi, natwe ntabwo twasigaye inyuma. Izi mpinduka z'imihindagurikire y'ikirere mu gihe kirambye zo zirahari. Nk'iyo rero umuntu kubw'umwihariko ashaka gukora igikorwa
wenda kimubyarira inyungu, wenda nka proje ashaka kumuteza imbere. Icyo dukora tumubaza ibyo akeneye, noneho tugakora tukareba muri icyo gihe kirambye, tugakora izo projections, tukareba ukuntu bimeze mu gihe kiri imbere. Se niba ari umuhinzi, ese ubushyuhe bwo mu butaka buzaba buteye gute, ubuhere bwo mu butaka buzaba buteye gute, imvura izaba iteye gute, ese ibyo bintu byose bitandukanye bizaba biteye gute. Ariko rero nk'uko mubizi ikirere kirahinduka. Muri icyo gihe cy'imyaka 5 dushobora kumuha ukuntu tubibona, ariko noneho tukamusaba yuko tuzajya tumuha na bya byiciro by'iteganyagihe mu gihe kigufiya, kugira ngo za mpinduka zigaragaye nawe duhita tuzimubwira kugira ngo zitagira ibyangirika. Ubwo rero nk'abantu baba babikeneye nk'ibyo ngibyo baratwegera, baratugana, baratubwira bati ibyo dukeneye gukora ni ibi, muturebera ukuntu biteye. Hariho nk'ababa bashaka, urabona meteo ntaho itagera, ubuzima bwose ibugeramo. Mu by'ukuri ntacyo wakora ngo uvuge meteo ngo ntizakigiraho ingaruka, ikirere ntizakigiraho ingaruka. Yaba ari ubwubatsi bw'ibikorwa remezo, yaba ari ubwo bucuruzi, yaba ubucuruzi bwo ku butaka, wenda tuvuga ingendo zo ku butaka, ingendo zo mu mazi n'ingendo zo mu kirere, ibyo byose bidukikije. Buriya mu byo tunareba, tureba n'ubwandu bw'ikirere. Ubu rero ubwo bwandu bw'ikirere iyo buhindutse, urumva bukazana ingaruka zitandukanye, Minisante nayo iba yabonye akazi katoroshye. Ubwo urumva rero tureba ku binyabihe, ibipimo by'ibinyabihe bitandukanye, ibyo by'imvura, iby'imirasire y'izuba, iby'ubuhehere, iby'ibicu ukuntu bizaba biteye, iby'umuyaga ukuntu uzaba umeze, iby'imvura ukuntu bizaba bimeze. Ubwo bituruka ku gikorwa ushaka gukora, uratwegera, noneho tukakurebera ukuntu bimeze, noneho tukaguha tukakugira inama. Muri rusange se mu myaka 5 ikirere cyacu kizaba gihagaze gute? Bijyanye n'izo mpinduka tubona mu kirere, ibintu biragenda birushaho gusa nkaho bigira ubukana. Urabona nk'imvura dusigaye tugusha nko muri ibi bihe, iraza niyo yagwa igihe gitoya, ariko ikazana ubukana budasanzwe. Twaba tuvushije izuba nanone ugasanga rizana ubukana budasanzwe. Rero ikigaragara ni uko hari ubukana bw'impinduka z'ikirere. Ikirere kiragenda gihinduka, kizana ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu buriya tuba turi maso igihe cyose, kugira ngo dukurikirane izo mpinduka, noneho tuzitangariza abanyarwanda bafata ingamba hakiri kare. Ubwo rero turareba ko ikirere kigenda gihinduka kandi kizana ubukana budasanzwe, ni ukuba hafi kugira ngo ano makuru tuzajye tuyabaha, kugira ngo izo mpinduka nk'uko tuzibona ziba zaje zitazajya zibahungabanya. Ese nkamwe mu bimenyereye b'inzobere, iyo murebye mubona ni iyihe mpamvu birimo ikirere kirimo kiragenda kirushaho kuba kibi? Umuntu abituruka ku ki? Ahanini ni ibikorwa bya muntu. Turashaka gutera imbere nk'abantu, turashyiraho inganda, amashyamba dufite turayatema dushaka kugira ngo tubone amakara, tubone imbaho, mbere kugira ngo twiteze imbere. Ibyo byose rero biragenda bigahindura ikirere cyacu. Kakayunguruzo kandi kagabanya imirasire y'izuba kagenda karibwa. Iyo kariwe rero usanga bihindura cya kirere, bwa bushyuhe bukagenda bwiyongera ari bwinshi, ku buryo usanga nk'ahantu hajyaga hakonja, nk'ubu urugero ni nka Musanze. Iyo ubajije nk'abantu bakuru cyangwa urebeye ku bipimo byo tuba dufite, kera wasangaga ubushyuhe bwaho bwabaga ari bukeya, ariko ubu hasigaye haba za malariya nk'ahandi hose. Usanga ubushyuhe bwaho budatandukanye cyane n'ubw'i Kigali. Izo mpinduka rero zose nta handi zituruka, ni ku bikorwa bya muntu bigenda bihindura ikirere noneho kikazana ingaruka zitandukanye. Ubwo rero hari amanama agenda akorwa hirya no hino ku isi, kugira ngo barebe ukuntu byibuze bagabanya izo mpinduka bateza ikirere, bagabanya ubwo bwandu bateza mu kirere, bagabanya izo mpinduka zishobora kuzateza ibibazo mu myaka iri imbere. Amanama arakorwa ku rwego rw'isi no ku rwego rw'uturere, ariko urumva kubwira umuntu washyizeho uruganda utirureke kandi azi yuko rumuteza imbere biba byoroshye. Ariko baragenda bafata ingamba kugira ngo barebe yuko bagabanya byibuze zino mpinduka tureba ziduteza ibibazo hirya no hino ku isi. Murumva rero ko ari ibintu bitoroshye kugira ngo
ikirere cyacu twongere tukigarure tugisubize uko cyari kimeze, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko n'ibyo bindi twavugaga ngo iki kibazo ntabwo kireba abayobozi gusa, kirareba buri munyarwanda wese, agatera ibiti, agakora isuku, buri kintu cyose gishobora gutuma ikirere cyacu kirushaho kuba cyiza. Noneho reka tugane mu gihe nk'iki ngiki haba hari ibiza, haba hari imvura nyinshi n'imirire irangirika. Iyo bigeze noneho ku mirire usanga iba yaragiyemo imyanda myinshi, usanga iba imwe yaranapfuye, rimwe na rimwe ukabona bigize n'ingaruka ku buzima bwa muntu. Aho ho nka Minisante mubikora gute? Murakoze. Ngira ngo ku bijyanye n'imirire nigeze no kubivugaho, vuga ko iyo habaye ikiza nka kuriya ntabwo byanduza amazi yonyine, n'ibiribwa nabyo usanga byangiritse. Aho rero ni bwa bujyanama, ni bwa bukangurambaga n'ubundi buba bukenewe, dushishikariza abaturage kugira isuku y'ibyo kurya, bakabivana mu mirima bakagera aho babitunganiriza, bakabitunganya n'aya mazi bongeyemo imiti, ziriya za siro, cyangwa se bakoresheje ubundi buryo busanzwe bayateka bagira gute, ariko nibura bakareba uburyo babasha kwica twa dukoko kugira ngo za ndwara z'ibyorezo zitongera kuba nyinshi. Nka Minisiteri y'Ubuzima rero ikindi dukora ni uko uretse ubwo bukangurambaga n'ikindi n'ibyo bindenda nari mvuze, ariko habaho ngira ngo dufite gahunda yo guha abana ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri, ku byo bita FBF, aho babona ko bikenewe, cyane cyane iyo abaturage bimuwe bakavanwa aho bari batuye bakajya ahandi, bashobora kubitanga dufatanije n'izindi minisiteri, ko nabo harimo abatanga amata, harimo gahunda za zindi zose zitandukanye zo kurwanya imirire mibi, kugira ngo ibyo bikorwa nabyo birakorwa ku buryo bwihuse. Narinda yenda abantu baba bavanywe mu byabo bimuwe, hari inkunga y'ibyo kurya itangwa ikaboneka, hamwe na minisiteri ibifite mu nshingano, iriya midimari. Ubundi ngira ngo ni gahunda zisanzwe, hariho gahunda n'ubundi zisanzwe zikorerwa ku rwego rw'umudugudu, ku batagezweho ibiza. Icyo gihe aho naho bisaba ko bahashyira imbaraga, bakavuga ibyo byose nubwo hari abasigaye yenda batimuwe batagezweho ingaruka n'ibiza, ariko ahantu naho urumva haba hari ni ahantu bisaba ko bashyiraho ingufu cyane. Kubera iki? Kubera ko igihe runaka, igihe icyo ari cyo cyose, n'ubundi nabo abaturage ushobora gusanga abana babo baguye mu mirire mibi cyangwa bigenze ukundi. Usibye wenda no mu mirire mibi, usanga ndetse no mu matungo haba ikibazo rimwe na rimwe, kuko hari nk'amatungo ataba amenyereye ikintu cyitwa ubukonje, cyangwa se usanga ahura nabyo n'ibiza, rimwe na rimwe ukabona nabyo bigize ingaruka ku buzima bw'umuntu. ngira ngo ibyo bijyanye n'amatungo birumvikana, ntabwo ikiza kivuga ngo ndareba umuntu gusa, n'ibyo n'umutungo we, n'ibyo atunze, n'ibyo abana nabyo, n'ibimukikije byose birajyana. Niho rero nahereye nkubwira ko inzego zose zitandukanye za leta, icyo gihe Minagri nayo ibiri hafi. Ntabwo iyo ikiza kibaye tuvuga ngo hagiye minisiteri ifite ibiza mu nshingano, hariho itsinda rikurikirana aho hantu haba habaye ikiza. Buri muntu wese agahita atanga raporo y'igikenewe muri domene ye, cyangwa se mu byo afite mu nshingano. Icyo gihe tugafataniriza hamwe kugira ngo icyo kibazo kibashe kuba cyakemuka. Tugenda rero tugana ku musozo wacu, twakwibaza ngo ni izihe ngamba zihari ko iki kibazo urumva ni ikintu kigikomeza? Wabitubwira urebye uburyo ikirere kimeze, ntabwo ari ikirere rwose muri iyi minsi kimeze neza, ariko noneho nka meteo ni iki murimo murakora kugira ngo nubwo mubona iki kirere kitameze neza, ariko kugira ngo ubuzima bw'abantu cyangwa ubuzima bw'abanyarwanda burusheho kubungwabungwa, ni uruhe ruhare cyangwa izihe ngamba mufite? nka meteo ntabwo yabyishoboza yonyine. Tugomba kugira abafatanyabikorwa nk'amwe, niba tubonye izo mpinduka z'ikirere tukakugezaho ayo makuru, tukayatangariza bakumva gusa. Urumva turagenda tujya hirya no hino mu gihugu
dukora ubukangurambaga. Aya makuru nubwo aba hari usanga rimwe na rimwe ari scientifique, abantu hariho batayumva. Tugenda rero duhugura abantu batandukanye tubabwira no makuru ukuntu ateye, n'ukuntu bayiyambaza, n'ukuntu bayabyaza umusaruro. Ubwo bukangurambaga burakorwa hirya no hino mu gihugu. Dufite amaproje bidufashamo n'abafatanyabikorwa babidufashamo, n'ibiganiro birakorwa ku bafatanyabikorwa batandukanye, amaradiyo, amateleviziyo, kugira ngo bumve yuko iki gikorwa atari icyacu twenyine. Iki gikorwa kirareba buri munyarwanda wese. Twese tugomba kugihagurukira kugira ngo byibuze tugabanye ingaruka duterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Ntabwo ikirere kizareka guhinduka, ntabwo izi ngaruka tuzazikumira burundu, ariko byibuze dufashe ingamba tukavuga tuti aya makuru arahari, turebe ukuntu twayakoresha neza, tugabanye ubukana cyangwa ingaruka zishobora gutezwa n'iyi mihindagurikire y'ikirere, hari ibyo twarokora. Ubwo rero ni icyo tugenda tubwira abantu, ni ukugira ngo twese tugire ubwo bufatanye. Twese turasenyera umugozi umwe, turakorera abanyarwanda bamwe, turakorera icyerekezo kimwe, turakorera iterambere rimwe. Ubwo rero twese tugomba kubigiramo uruhare, kandi ntawe ikiza kitageraho, ntawe ingaruka z'ikirere zitageraho. Rero ni ubufatanye bwa buri umwe wese kugira ngo turebe yuko twagabanya zino ngaruka. Ese hari igikorwa mujya mugira cyo kugira ngo mwigende mwigishe wa muturage amenye nawe ko afite uruhare kugira ngo iki kirere kirusheho kuba cyiza? Kuko watubwiye ko mu kugira ngo iki kirere kigira impinduka zimeze gutya bituruka ku bikorwa bya muntu. Mugira igikorwa cyo kujya kwigisha umuturage ngo amenye nawe atari wa wundi uvuga ati niko ikirere nyine cyabigennye, ariko ntamenye ko harimo n'uruhare rwe. Tujya tubigira nk'ubwo nk'iyo dusohoye icyegeranyo cy'ukuntu imvura izaba iteye mu mezi atari imbere, tuzenguruka igihugu cyose, tugenda twibanda ku buyobozi bw'ibanze bwa leta, tugenda twibanda ku makoperative n'aba bantu bakora akazi k'umwihariko nka Midimare n'abandi bose. Izo nzego zibahagarariye hirya no hino mu gihugu. Ubwo rero turabikora, ariko dusanga ari uguhozaho. Uguhozaho ni ukugenda ubibutsa, ni ukubabwira uti ano makuru ndayaboherereje, ugenda ushyiraho n'umuyoboro bazajya bayabona bitabahenze, yuko usanga nk'abaturage rimwe rimwe badafite n'amafaranga yo gukoresha kugira ngo babone aya makuru. Aho tugenda rero tugenda dushyiraho n'ababahagarariye, tukababwira tuti muduhe muri koperative wenda abantu nka batatu. Abo batatu bazajya babona ayo makuru, noneho bayageze ku bandi batandukanye. Ibyo bikorwa turagenda tubikora bitandukanye, dukora ubwo bukangurambaga, dushaka abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo bidufashemo, kugira ngo byibuze wa muturage wo hasi, wa muturage uhinga, utunzwe no guhinga, atazajya ahinga ngo yangirizwe n'impinduka z'ikirere. Niba uturaje ishinga, niwe dushakisha kugira ngo dufashe nk'uko bishoboka kose, yuko ino serivisi yagiyeho kugira ngo ibagire inama, ibahe ano makuru, bayiyambaze, noneho bashobore kugira ngo bagire imibereho myiza itagirwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Rero kimwe mu byo tubasaba ni ubwo bufatanye nyine. Namwe turasaba kugira ngo muze turahari n'ikinyampanvu turi aha ngaha, ngira ngo twagiye tubivugaho cyane ko dushaka ko iki gikorwa kireba buri wese, ntabwo ari mwebwe gusa bireba, kirareba buri wese. Kuko nimba uyu munsi hari imvura mu kirere, nuko nzi ko nanjye ubuzima bwanjye buba buri mu kaga katoroshye, n'ubuzima bwa buri wese buba buri mu kaga. Rero ni ugufatanya, ni uruhare rwa buri muntu wese. Twakwibaza noneho no kuri Minisante, murumva ko mukorana na meteo, muba muzi aho ikirere kirimo kiragana, ni izihe ngamba zihari? Murakoze. Nka Minisiteri y'Ubuzima rero ingamba dushyira mu bikorwa cyangwa se dukangurira abaturage, ni ukukangurira abaturage ko buri muntu wese yakagombye kugira ubwishingizi. Mu gihe ikiza kije akaba afite uburyo yabasha kugira gute kuba yakwivuza byoroshye. Ikindi izindi ngamba dufite ni uko abaturage nabo tubakangurira uburyo bakagombye kugira uruhare mu kugabanya ihumana ry'ikirere. Aha yenda navuga nk'ibijyanye no gukangurira abaturage kudakoresha ibicanwa byangiza ikirere, biriya amakara, batemye amashyamba, bagize gute, bagakoresha ubundi buryo butuma hatabaho kwanduza ikirere.
cyangwa se ngo nabo imyuka yo mu nzu yabo ibe yakwandura biriya byo gucana mu nzu kugira gute. Ibyo ni ibintu tugerageza kugenda twigishaho abaturage ko bakagombye gukoresha ubundi buryo buboneye cyangwa se bugezweho kugira ngo tubashe kugabanya iryo humana ry'ikirere. Ikindi natwe nuko ku ruhande rwacu tuba twiteguye cyangwa se tugenda tunoza uburyo buri munsi twakagombye kwitegura kugira ngo mu gihe habayeho icyo kiza cyangwa se icyo cyorezo abaturage babashe kubona ubutabazi bwihuse. Ikindi nuko hariho ikintu ngira ngo hano mu Rwanda cyakagombye kujya cyumvikana neza, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ngira ngo ni n'amabwiriza mpuzamahanga. Hari icyo ubundi bavuga ko umuntu wanduza ikirere cyangwa se environnement akoreramo, ubwo ndavuga amazi, nkavuga umwuka, nkavuga ubutaka, uwo muntu niwe wakagombye kwishyura byinshi. Babyita mu ndimi z'amahanga ngo ni principe ya polluer pay. Uwanduza akishyura byinshi. Ngira ngo nayo yakagombye kumvikana neza hano mu Rwanda ku buryo abafite inganda, abafite ibindi bintu bishobora kuba bifite aho bihurira no guhumanya ikirere bakagombye kujya bishyura birenze. Aho ngaho wenda wadusobanurira, kuko iyo tuvuze kwishyura akenshi iyo harimo imihindagurikire y'ikirere hari ubuzima bw'abantu benshi bwangirika. Iyo tuvuze noneho kwishyura tuba dushatse kuvuga iki? Aha icyo navuga, reka ngoye nk'urugero yenda kugira ngo bize kumvikana neza. Tuvuge yenda nko hariho nk'uruganda yenda rukora ferabeto n'urugero, rukora ibyuma yenda n'urugero. Urwo ruganda iyo badashyizeho uburyo buboneye bwo kuba babyaza umusaruro bya byuma byabo bakora cyangwa se kuba bacunga imyanda isigaye, hari uduce duto tushobora kuba tujya mu kirere, abaturage bakaba baduhumeka, nyuma bikazateza yenda ubundi burwayi. Icyo gihe rero ngira ngo nk'uko nahoze mbivuga ko tudakora nka minisiteri imwe cyangwa se meteo nayo ngo ikore yonyine, nk'urwego rufite mu nshingano rwakagombye kuvuga ngo uru ruganda rurakora rwujuje ibisabwa. Ese ikigereranyo cyangwa se igipimo kibijya mu kirere cyanduza ikirere bingana gute? Iyo basanze hari uburyo uwo muntu ashobora kuba aporiwa kandi nta bundi buryo yenda akiri mu nzira, hari uburyo bashobora kumubwira bati wowe urapeye. Niyo principe nashaka kuvugaho, urishyura ibirenze kugira ngo ibyo birenze bibe byakoreshwa nko mu kwishyura umuntu wazaba yagizweho ingaruka n'icyo kintu cyangwa se bitewe n'igipimo wanduzamo ikirere. Hari ibyo byose, hari imirimo izakorwa yakagombye kuba ni muri ubwo buryo ndanashakaga kubivugaho. Ubundi umuntu uporiwe ni nko kugabanya, mbese ni nka principe ijyanye no kugabanya uburyo umuntu yakagombye kujya yanduza ikirere. Birumvikana, no kuvuga ngo wa muntu wanduza ikirere, ufite uruhare runini rwo kwanduza ikirere, agomba kwishyura ingaruka zizaba mu mihindagurikire y'ikirere. Niba ngaho bibashije kumvikana neza. Ngira ngo abadukurikiranye murabyumvise, wenda iyo gahunda sinzi ko yatangiye mu Rwanda cyangwa urimo uravuga kuko ari ibintu biteganyijwe mu ngamba mufite nabyo biri guteganywa. Ntago ari ukuvuga ngo mu Rwanda ntiyatangiwe cyangwa se ngo ni ibintu biteganijwe, ahubwo ni amasezerano mpuzamahanga abaho yuko kuko wenda nk'ibihugu wenda biteye imbere cyane usanga ngira ngo wenda n'izi ngaruka nyinshi zigira, hari nk'ibihugu byagize igihe cyo gutera imbere bakoresha inganda ariko batitaye kugucunga yenda cyangwa se guprotectinga aka kayungirizo ka ozone. Urabona isi ni umubumbe hose birahagera. Urumva rero ibintu byakorerwa mu gihugu runaka n'ubundi uko bizagenda kose bizahindukira bigere mu Rwanda. Iyo ni nk'amabwiriza cyangwa se
sinzi ukuntu nabyita, ni amabwiriza ubundi yakagombye kuba ariho kandi agakorerwa hose icyarimwe kugira ngo abantu nibura babashe kugabanya uburyo banduza ikirere kuko bigira ingaruka kuri buri muntu wese utuye ku isi. Ibyo byaratangiye cyane nko kuri ibi bihugu byateye imbere bigenda byishyura amafaranga, hari amafaranga bita climate fund. Ayo mafaranga rero ni nk'amwe yo kugabanya ingaruka zituruka kuri iyo mihindagurikire y'ikirere biba byaratejwe n'ibyo bihugu byateye imbere byashyizeho inganda bikangiza kabiri zo k'isi. Ayo mafaranga aratangwa ku rwego rw'isi, ahubwo noneho kugira ngo bimanuke bijye ku rwego rw'igihugu, noneho n'aba bandi bangiza abatwika ibicanwa, abagira ibiti, abakora ibintu bitandukanye byose byangiriza ikirere cyacu, nanone kuba bakwishyura nyine ibyo nibyo bigomba gushyira mu bikorwa. Aho ngaho noneho tuvuze gutyo sinzi wenda ukuntu bizagenda kuko n'izi modoka tugendamo usanga nazo zanduza ikirere. Yuko nk'izo modoka urumva hari amategeko agomba kubigenga nabyo, barabitekereza barabiteganya yuko nk'imodoka ishaje yangiza ikirere cyane ikazajya yishyura menshi kuruta yayindi nshyashya. Nabyo ibyo ngibyo biri muri gahunda ku buryo ikirere kigomba gusubira, tugerageza kugisubiza nk'uko cyari kiri ngo bitazakunda, kuko iyo tubyohereje mu kirere ibyo byuka bigenda bihindura isura, bikagenda bihinduka ibindi, ugasanga bizanye indi sura itandukanye n'uko byari bimeze, ariko birushaho kwangiza ikirere. Ubwo rero baragerageza gukora ingamba zishoboka zose kugira ngo turebe ko byakorwa, ariko ni intambara. ngira ngo yenda mwunganiyemo gake, hari ikintu ugeze kuvugaho cy'uko hariho timu ihuza inzego zose za leta. Icyo kintu nacyo cyo kugabanya imodoka bagakoresha imodoka zitwara abantu benshi hano mu mujyi wa Kigali, ngira ngo nacyo ni ikintu kiri mu mushinga. Muri ya timu hari ibyo biba bireba Minisiteri y'Ubuzima, haba harimo ibireba Minisiteri y'ibikorwa remezo, harimo ibiba bireba polisi, ibya transport. Izo nazo ni ingamba zimwe na zimwe zigiye ziriho, nko kongera imihanda, ngira ngo ubona ko birakorwa. Nkuko yarabivuze icyo cyo kugabanya imodoka zishaje mu mujyi, buriya nazo ni zimwe mu ngamba ziba zakozwe ndetse zikanashyirwaho. Kimwe nuko kugura imodoka ku bantu, ubundi aho byakagombye kuba bigenda neza, naho hakagombye kuba imodoka imwe nyine, iyi bisi nini, transport kome, cyangwa se ahandi ngira ngo ubona ko bakoresha za gari ya moshe zishobora kuba zatwara abantu benshi kugira ngo tugabanye icyo kintu cyo kwanduza ikirere. Muri iryo tsinda rero nahoze nkubwira, na polisi bamo na Minifrika bamo, bagenda bahura nyine bakora kuri ibyo bintu mezire cyangwa se ingamba, mitigation measures zakagombye kujyaho kugira ngo tugabanye iyanduzwa ry'ikirere cyacu. Hari n'ibindi bihugu usanga bagenda baha ingufu bari abantu bagendera ku magare. Igare urumva ntabwo ryangiza. Noneho ukoresha igare niba ari umukozi w'ahantu runaka, ku kwezi bakagira ikintu bamwongereraho wenda ku mushahara, kugira ngo barebe ko n'abandi bashyiramo ingufu bazajya bazana amagare aho kuzana imodoka. Urumva rero nk'izo ngamba zose zigenda zijyaho ku bihugu, nk'ubu ugiye nk'ahantu ukareba ibyiriho bikorwa, usanga rimwe na rimwe iyo ari byiza cyane, n'ibindi bihugu bishobora kuba byakwadopta izo cyengezo kugira ngo byibuze izo mpinduka zigenda zigabanuka. Iterambere ahantu turi kugana ntabwo horoshye. Kugira ngo uzambire umunyarwanda umubwira ati parika ya benzi hariya utangire kugendera ku igare, ntabwo biba byoroshye. Cyangwa kumubwira ati parika ubundi ujye ujya muri ubundi tukunda kuzita ngo ni tap and go, ukayijyamo, ntabwo biba byoroshye. Kugira ngo uzabwire umuntu ati turimo turagabanya ibijyanye na transport, ubu ngubu umuntu icyo gihe urumva ko hari ibintu bizahita byongera no ku isoko. Nk'uko uyu munsi kubera ikibazo cy'ibiza, imirire ku isoko yiyongereye, byahenze cyane. Ni ukuvuga ko bizagera igihe ngira ngo hari n'imodoka kugira ngo uzajya kuyigura bizaba bitoroshye bitewe wenda, ariko wenda aho ngaho mushaka kuzavugana n'inganda zikora imodoka bakareba uburyo bayikora idasohora imyotsi.
ntabyo uzi ntibishoboka. Ko igenda isaza niko imyuka igenda yiyongera. Kereka ahubwo kuvuga ngo igihe runaka barayikoze maze imyaka 20 bayishubije ku ruganda rukora ahubwo gutyo. Ikindi kigaragara ni uko izi modoka nini cyane nk'amafuso, amaremorke, niyo yaba ari mashyashya usanga asohora umwuka. Nabyo wenda ngira ngo hari mujya mubiganiraho. Mu kugenda rero dusoza turagira ngo mugire inama abanyarwanda muri rusange, ndetse mugira n'icyo mubasaba by'umwihariko, dore ko iki gikorwa nyine kirareba buri muntu wese. Icyo navuga, aya makuru dufite arahari ku buntu, nta kiguzi dusaba umunyarwanda uwo ari we wese. Leta yashoyemo ingufu muri iki kigo cyacu kugira ngo kigire ibikoresho bihagije, kugira ngo kigire abantu basobanukiwe ku buryo basesengura biriya bipimo babaha amakuru, kugira ngo dushobore byibuze gushyiraho imiyoboro itandukanye tuzajya tuyabagezaho. Rero ni kubw'inyungu zabo, ni kubw'inyungu z'igihugu cyacu, ni kubw'inyungu z'iterambere ryacu. Reka dukoreshe ariya makuru, aho bitazajya bihura tuzajya tubiganiraho, turebe impamvu noneho tuyikemure. Yuko tuba twabahaye iteganyagihe, igihe bidahuye hari ubwo usanga wenda nk'ubupimiro bumwe butwereka ibipimo bishobora kuba bidahuye neza n'izo mpinduka, dushobora gushyiraho n'ubundi bupimiro. Ubwo rero aya makuru arahari, reka abayitabiriye bayakoreshe, reka bazajye batugana isaha iyo ari yose tubagire inama kugira ngo turusheho kugabanya izi mpinduka z'imihindagurikire y'ikirere. Inzego rero zitandukanye nazo nazisaba kugira ngo twese turasenyera umugozi umwe, reka twese dufatanye turebe ko twafasha abanyarwanda bacu. Yuko iyo hari umunyarwanda uhungabanye, iyo hari igikorwa remezo gihungabanye, twese bitugiraho ingaruka. Rero ni kubw'inyungu zacu twese, reka dufatanye turebe yuko twagira iterambere rimwe, umuvuduko umwe tukawujyanamo, noneho tugafasha abanyarwanda nk'uko bikwiye. Ariko wenda nka buriya iyo habayeho impinduka, wenda amakuru yamaze gutangwa kuri radiyo, mufite ubundi buryo muhita muyavuguruza abaturage amakuru mukahita bayamenya ako kanya? Cyane buriya mu mahame yo tugenderaho, iyo ubonye impinduka zitandukanye n'ibyo watanze mbere uhita ubivuguruza. Niyo mpamvu dukora dutanga inyunganizi, amakuru aza yunganira yandi twatanze mbere. Niyo naba amaze kuyatanga mu minota 30 nkabona impinduka ziragaragara, bita ntanga andi makuru aza yunganira yandi yo natanze mbere. Ibyo biremewe. Yuko utabigaragaje ya makuru yo watanze byaba habanye n'ibiriho bibi, kandi tuba dushaka kugira ngo bibe bijyana byibuze. Wavuze ngo abaturage babegera bate, kuko wari muravuga ngo babegere kugira ngo babashe kubona ayo makuru. Ese babegera bati, ni ubuhe buryo mukoresha? Kutwegera rero uko mvuga ni ukudutelefona, ni ukutubwira ati hano wenda dukeneye nk'umuntu uza kuduhugura, tugahita twohereza umuntu ako kanya. Dukeneye amakuru tukaganira uburyo ashobora kubageraho nta kiguzi, nta kibazo bibateje, mbe uburyo bwose bushoboka. Twebwe imiryango irakinguye, haba ku manywa haba nijoro, twiteguye gufasha utugana wese. Ngira ngo hari nimero ugeze kutubwira mukoresha, 6080. Iyo nimero nta kiguzi, ihamagarwa n'umurongo wa MTN. Isaha yose, haba ku manywa haba nijoro, uraduhamagara aho uri hose tukaguha amakuru. Murakoze cyane. Minisante, ni izihe ngamba mufite, ni ubuhe butumwa murimo muragira abanyarwanda? Murabona ko ibihe birakomeje kandi ntabwo byoroshye, ariko ni ubuhe butumwa mwaha abanyarwanda kugira ngo ubuzima bw'umunyarwanda burusheho kubungwabungwa? Murakoze. Minisiteri y'ubuzima rero ubutumwa yaha abanyarwanda ni uko ikiza ntigiteguza. Igihe cyose umuntu yakagombye guhora yiteguye ko ikiza gishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi amagara ni agaseseka ntibayore. Ni ukuvuga utakaje ubuzima nyine ubu butakaje. Numva rero bakagombye abaturarwanda bakagombye kuba bafite amakuru ahagije nk'uko meteo yatanga ku kintu kijyanye n'ibiza, kandi bagakurikiza n'ingamba zo kwirinda. Iyo bakubwiye ngo ahantu utuye ni mu manegeka, wowe ukanga kuhavuga avuga ngo ni gakondo ya sogokuru cyangwa se ahantu niho mfite, kandi hari ingaruka, icyo gihe ushyira ubuzima bwawe mu kaga. Nkumva rero
ubutumwa naha abanyarwanda ni uko bakagombye kujya bakurikirana amabwiriza bahawe cyangwa se inama bagiriwe kandi zigashyirwa no mu bikorwa. Ikindi ni uko bakagombye kugira ubwishingizi. Nta munyarwanda akagombye kubaho adafite ubwishingizi, kuko iyo ikiza nk'uko kije ugasanga nta bwishingizi ufite, usanga ujya gutanga, uragira ingaruka z'uko wagezweho n'ikiza, ariko uragira n'ingaruka z'uko uzajya kwishyura ari amafaranga menshi za serivisi zo kwa muganga wahawe, kuko ntabwo tuzitangira ubuntu. Nkumva rero muri rusange ikindi ni uko umuntu mu mirimo yose akora, urwego akorera cyangwa se aho akorera n'abari n'umuturage uhinga, ariko yakagombye guhinga akurikiza ya mabwiriza ajyanye n'ubuhinzi. N'abari uguca iyo miringoti akamenya ko yayiciye, kugira ngo ejo yasura itazagenda ikagira aho izageraho igatengura ahandi, cyangwa se na bwa butaka yahingagaho bukomeze kwera. So ibiza biza mu bwoko bwinshi kandi butandukanye. Nkumva buri muntu wese aho yaba ari, umurimo y'abakora uwo ari we wese yakagombye kuvuga ngo uruhare rwanjye njyewe ni uruhe mu kurinda mugenzi wanjye, uruhare rwanjye njyewe ni uruhe mu kurinda imihindagurikire y'ikirere cyanjye. Numva muri make ari byo. Reka tubashimire mu kiganiro cyiza muduhaye, ngira ngo abadukurikiranye mwumvise uburyo tugomba kwirinda, mwumvise uburyo tugomba kwitwara mu gihe nk'iki ngiki. Ni uruhare rero rwa buri munyarwanda wese kugira ngo ari ikirere cyacu kirushaho kubungwabungwa, ari ubuzima bwacu burushaho kubungwabungwa. Mwumvise ko na nyuma yaho y'imvura hari ibikorwa bitandukanye, hahandi imvura yaciye hakasigara amazi mabi afite umwanda, nyabuneka nituyakureho kugira ngo twirinde malaria ndetse n'indwara zituruka ku mwanda. Dukora isuku, twigirira isuku, tubungabunga ubuzima bwacu. N'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe, reka twese dufatanyirize hamwe kubungabunga. Ni ikiganiro Our Health, Our Life, amagara yacu, ubuzima bwacu. Reka dushimire Antoine, dushimire na Alphonsine, turabashimira. Ngira ngo n'ubutaha nitwongera kubatumira muzaza. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwese mwari mukurikiranye ikiganiro Our Health, Our Life, mugire ibihe byiza, muhorane Imana. Naho butaha.